ndongera gusuhuza abatwumva kuri channel ya Kimezamiryango. Tugeze kuri video ya kane mu bijyanye no guhishura umuntu wihishe mu wundi. Video iheruka twagerageje kuvuga umuntu uhishe mu bintu, wihishe mu bandi, umuntu wihishe mu wundi. Uyu munsi tugiye kwagura ibitekerezo by'ubushakashatsi. Nuko uyu muntu wihishe mu wundi ari uko twamutangirira aho ngaho yihishe mu wundi wo bakunze kumwitiranya nawe. Ariko mu by'ukuri uko dushaka kumureba n'ukuntu yihishe, kandi nuko nawe babwiye ni umuremyi wabikoze afite icyagamije. Niyo mpamvu tuzi neza ko mu byo tubona bigaragara ari nk'indorerwamo y'ibitagaragara. Ni nayo mpamvu ikigo cyacu kiyemeje gukora ubushakashatsi mu bitagaragara. Ntabwo twavuga ko ariho honyine, kandi ibitagaragara byihishe mu bigaragara. Niyo mpamvu rero ngira ngo musobanukirwe neza kandi mutangire kumwenyura, kuko mushobora gukuramo ubwenge bwinshi. Reka ntangire mu ngero zifatika umuntu wese ashobora kumva, yaba mukuru cyangwa mutoya, yumve ko mu by'ukuri yigeze kubona uburyo abantu bavura. Abantu babona indwara bakayireba bagasanga irimo kugirira nabi umubiri, bagasanga ishobora kuvurwa. Ariko se wibaze, icyo gitekerezo cyo kuvura kiza gite? Icyo gitekerezo cyo kuvura kiza muri bya bintu bihishe, kuko n'igitekerezo ubwacyo ntikigaragara. Ubwo igitekerezo kitagaragara rero cyashyizwe mu bitagaragara, cyashyizwe mu binyabwenge, cyashyizwe mu buhanga, cyashyizwe ahantu hakomeye. Niyo mpamvu mbabwira ngo murebe neza, ninde muntu wamenye ko mu cyatsi cyangwa mu kibabi cyangwa mu muzi w'igiti cyangwa mu gishishwa hahishemo umuti ushobora kuvura indwara iyi n'iyi? Kuki uwo muti wahishwe? Kuki wahishwe? Ni kuki se usanga abantu bakora ibyo bita za laboratwari kugira ngo barebe ibintu bitaboneshwa amaso? Kuki byahishwe bikaba ari utuntu duto cyane ariko duteye ukundi? Reka duhere aho ngaho. Nimwabonye mwese nka twe kuvuga wenda igiti gihishe umuti, ariko tuvuge n'ikinini. Mwagiye muri za farumasi mukagura ibinini by'umutwe, mukagura ibinini bya malariya, mukagura ibinini bivura indwara iyi. Karya kantu k'umweru cyangwa k'umutuku cyangwa gafunitse k'agafu, umuti uhishemo, kuki wahishwe? Nuko ari ibanga. Ese tutagiye kure, hari uwari wabona Imana? Kuki Imana ihishe? Urumva, duhere muri ubwo uko kwihisha kw'Imana kwarimwo ibanga riri. Kandi noneho niyo twajya muri uyu muntu ugaragara, nawe ahishe byinshi. None se hari ubwo umutima utuma amaraso yose azenguruka umubiri, harubwo tuwubona ntabwo uhisha imbere. Harubwo igifu gisya tukireba
hari ubwo amara aza tuyareba, akora akazi tuyareba. Ni ukuki ibintu byose bihishe? Buriya intungamubiri ziri mu biryo turya turazibona cyangwa turazizi? Twaba tutazizi, tubona ubugari tukarya, twabona ibishyimbo tukarya, twabona umuceri tukarya, ariko ngo intungamubiri, ngo ibyubaka umubiri, ngo ibitera imbaraga, ngo birwanya indwara, ibyo byose barabivuga mu magambo, ariko ntacyo wabona n'amaso yawe, kirahishe. Ndi kuri icyo kintu rero cyo guhisha n'igihishe ahantu, noneho no kukivumbura. Niyo mpamvu tugaruka kuri uyu muntu uhishe mu wundi. Azamenyekana ate kandi ahishe? Ndabaza. Rero niho hashaka ubwenge, nibwo hashaka umwanya, nibwo hashaka imbaraga ariko zitagaragara. Ntabwo ari uguhatana no kubira icyuya, oya. Nicyo bita kwitanga, ukiha umwanya kandi ugatuza muri wowe, kuko ngo uwitonze akamishashi mu Kinyarwanda, ngo n'uwitonze atora icyabuze. Niyo mpamvu mubona iyo habayeho ibyaha, abantu bahaguruka bakaba ari agahanga mu gukora nkete, bakagenda bakajya kuvumbura ikintu bahishe, niba ari umuntu bishe, niba ari abajura, niba ari, bakajya kuvumbura icyaha aho bagishe. Rero ndagira ngo aho ngaho tuhasangire neza, umuntu wishe mu wundi agomba kuvumbura, agomba, kubera iki? Kuko niwe ubitse amabanga y'ubuzima yose, niwe ubitse bya bindi dushaka, niwe ubitse ya mahoro, niwe ubitse ya munezero, niwe ubitse bya byishimo bidashira. Reba ko muri we abitse n'ubudapfa. Ese ko twarwaye indwara nyinshi zose ari ugutinya gupfa, uwakubwira ati hano ufite umuti wo gupfa watuma udapfa, wamuhangaye? Wamugurira iki kugira ngo uwo muti uwushyikire? Ngiye rero ndimo ndabahishurira mbabwira ko ubudapfa cyangwa umuti w'urupfu uri muri uwo muntu wishe mu wundi. Numuvumbura azagusekera kubwira ati bwa bwoba wagiraga bwo gupfa nukubera iki? Nuko wari urumuswa, nuko wari utarambona, nuko wari utaranshaka, nuko wari utaramvumbura, nuko wari utarangeraho, nuko wari utaramenya, nuko wari utaraza ngo tube umwe, ngo ube umwe nanjye. Noneho ngo ushyiremo ubudapfa bwanjye umuremyi w'ibanze yanshyizemo. Muntu nyumva, shaka kwimenya kuko nicyo kiruta ibindi. Ibyo wibwira ngo byo gukemura ibibazo bikureba uribeshya. Urashaka gukemura ibibazo mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika. Ntibishoboka. Mwisi ninde wabikemuye uzi? Hari uzi mwisi watanga urugero uti muze mbere ku muntu wakemuye ibibazo, ubu yaradamaraye, ni cyaradamaraye ari hariya n'iki byose. Ahubwo umuntu uvuze ngo ni cyaradamaraye waguye turira n'umusozi. Ese hari umuntu ufite amafaranga menshi nk'ayo dushaka ngo avuge ko yakemuye ibibazo akabikemuza amafaranga? Ufite amazu menshi, ufite amamodoka menshi, ufite abantu, ufite abagore benshi, ufite abana benshi, ufite, ese umuntu ufite byinshi niwe ukize, niwe umerewe neza, niwe ukungahaye? Nuko nigeze kubabwira, niva ku giti dore umuntu, va mu bigaragara ujye mu bitagaragara, ujye mu bihishe. No muri wowe ubwawe hahishemo ibintu byinshi ukeneye kumenya.
ukeneye kuvumbura. Ndakwinginze rero umuntu unyumva, uwo uri we wese, aho uri hose, mwumve ko ukwiye gukurikirana icyangombwa, icy'ingenzi kiruta ibindi. Hari abantu benshi bafite ikibazo cy'Imana, bahaguruka ngo bagiye gushaka Imana, ngo bagiye gushaka sinzi, ngo bagashaka inzira z'idini, bagashaka inzira z'amadini, bagashaka inzira z'iki, inzira z'ubupfumu, inzira z'ubuhanuzi, inzira z'uki byose, inzira zo kwitonda, inzira zo kujya inama, inzira zo sinakubwira. Ndabamenyesha ko ibanga ry'ubuzima riri aho ngaho, mu kwimenya wowe ubwawe ku giti cyawe, kurinda wigeraho, kurinda wivumbura, kurinda ugera. Umva, uyu ushaka kumenya ntabwo yaremwe nk'uko ibindi byose byaremwe. Yahozeho, ariho, kandi azahoraho iteka ryose. Mu by'ukuri hari indirimbo nyankunda kuvuga yo mu Gatolika, hirya y'ibigaragara shaka ukuri ngo uhasanga inyamibwa. Iyi nyamibwa niyo mbabwira mu abantu. Inyamibwa niyo uri, inyamibwa ni wowe. Ni wowe uzinzemo amabanga y'Imana, ni wowe Imana ituyemo, ni wowe ufite ibyo ushaka byose, biri muri wowe. Ntuzabishakire hanze yawe. Wabaye hanze yawe igihe kinini cyane, ufite uko ugaragara, ufite n'ibyo wanyuzemo, twakita experience, twakita ubunararibonye, ariko ibyo utarashyikira, ibyo utazi, ibihishe muri wowe nibyo nguhamagarira, kuko nibyo bipfunyitse amabanga yose. Birimo imiti y'ibibazo byose, birimo n'ibindi ubwanjye ntaramenya, birimo iby'ubushakashatsi butarageraho, kubera ko ni inyanja, ni ikirere kidafite iherezo, ni rwangambibi. Ndagira ngo rero mubyumve mutyo, kandi mumfashe kubyumva ku buryo amavideo ataha ahubwo muzaba mwaratanze ibitekerezo byinshi, uko mwumva aya ngaya tubagezaho, n'ibi bitekerezo tubagejejeho, mwumve uko mwabidufasha kugira ngo namwe muronke imbaraga zitagaragara zishobora kubageza ku byo mwifuza byose. Murakoze, murakarama, ahasigaye naho utaha.